Ye mvuga ririya jambo urumva twe ba motivate tukwereka ibintu by'ukuri. J'ai experience agiye. Ntandukanye n'uvuga ryamye kugira ngo adefande ubunebwe afite mu buriri. Cakira Imana bahaye amafaranga. Bari niba abantu babeshya abantu ngira yaguhaye n'utwo bifite bakatubambura. Ariko nzi kunambwa ati dusenge tunafu. Narasenze nenda kuvaho uruhu. Ntacyo wabonye. Ariko mu gihe ntangiye gutekereza gukora rya jambo ngo nzaho mugisha imirimo y'amaboko yanyu. Yes. Nubwo ryagiye mu bikorwa cyane rwose. None Imana ikanakwirukanaho za karande n'inyatsi n'imivumo byakuzengurukagaho. Harimo umuntu utekereza ko ari ukuvuga nabi Imana kandi Imana ishobora byose ariko ntabwo bashaka kumva kuri kw'ibintu n'uburyo bikurikirana. None nakubaje ikibazo aho kiri kimwe mubwire abantu bose uzumva barwanya ukuri no kuba batari mu kuri. Abantu bose barwanya ukuri nuko batari mu kuri. Yes. Bibiliya iravuga ngo dore ikibira mugende muteme. Bibiliya tudakora ntakagire gute ntakarye. Ntekereza ko ntabwo wasenga erangere iti gututubikana kwawe niko kuzaguhesha umutsima. Bajye bibuka amagambo navuze ngo imivumine ku isi itagipfa guhinduka. Yego. Ihindurwa n'ibitangaza no gukora. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ubanje ugombye kubiruhira. Reba neza ugasore gusoma neza. Reba muri telefone yawe cyangwa ubanje kubisengera. Ashwi kubigira gute? Kubisengera. Kubiruhira. Oya kubisengera. Haranditse ngo uzaniye ubutaka kuvumwa kandi iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira. Harimo abantu babayeho neza rero babanza kubisengera. Sawa ni barya ariko none ari icyo bashaka. Ari icyo bahawe n'abandi. Njya nkunda icyongereza ngo shall not eat of it. Cast is the ground for your sake. In sorrow shall eat of it all the day of your life. It is sorrow. Babaro hinda. Ugombye kubiruhira. Ntabwo ndarangiza uwo muvumo. Buzajya bumeramo imikeri n'ibitovu. Nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka. Amadini atavuga bino bintu ntago babona amaturo n'amafaranga. Kandi umuntu ashinga idini ku nyungu runaka mutazi. Sindi umurevera se, sindi umushumba se, kuki ntashinze idini ifite ibisabwa byose? Nanjye aya magambo sinayigisha. Aya usugira ngo waba wohereje abantu mu kazi kuruta kubahamagara mu rusengero. Kandi urabakeneye mu rusengero. Kandi ukeneye kubabwira amagambo atuma bikora mu bazamura ubuzima bwawe bwabo bumanuke. Ngira ngo nabohereza mu kazi bakazaza nyuma bamaze kuva mu kazi. Tubyihorere se kutari amadini agira amabanga menshi yanjye. Tubyihorere. Niyo mpamvu Yesu yanavuze ngo muzinduka mu bihanamanga mujya mu bihuru mushaka bo muhindura. Ngo ariko uwo muhinduye azara umwana wa Gihenomu inkubwe ebyiri kuruta mwebwe. Uwo muhinduye azara umwana wa Gihenomu kuruta mwe. Ahandi aravuga ngo mwanjiye mu rusengero ntimwajya nko murarukinga. Ngo ariko dore indaya n'abasinzi n'abasambanyi bazabatanga ijuru. Kuko ushinga idini afite ibintu yubaka agenda bizi ibyo nkubwiye. Kuko nizi icyo bita church arts and design. Ibyo abandi biga muri theology ngo ni church planting, ariko church planting mu design na arts n'ubugeni muri byo. Ndabizi cyane. Buri yumbwe ngo nigira itoro ryanyu impamvu rigwa. Bitanza kabiri ngahita nkora shema ngahita mbihuza ngwane kugira ngo uri design icyo twita design arts and design church.
nuvuga ngo ndikwereka muri administration nkarikwereka mu byo kuyobora mu mwuka nta kintu wambeshya buri nabiretse mbizi kuko hari icyo nshaka ku Mana yanjye. urubyiruko rukora amaboko mu mufuka rukore noti n'urubyiruko abantu bose. ese ubundi bwo tuvuga nk'urugero nk'ubu mbere yuko dutangira tunyoye agacyayi, yego si nk'urugero nguhaye, yego dufashe ka petit déjeuner ngo tugire imbaraga. none mu myaka yanjye y'ubusaza nzajye gutera hejuru abakwe n'abakazana cyangwa nagombye gushyigikira abana banjye? uyu munsi rero byaracuramye, umuntu asigaye asaza akaba umutwaro wabo yabyaye agatangira kwanduranya kuruta uko yagombye gusa ati bana banjye ati umubyeyi ati mufate ya nka mushyirira abana bakuzana amafaranga uti muyihorera amazu yanjye arishyura. wasangaga basogokuru avuga ati abana abuzukura banjye ariko uyu munsi mukame mubashyira abana kuko bararushye. ariko uyu munsi ahubwo bana nta mata mperutse mucaka igitoki cyiza mushyire umukazana banjye. niyo mpamvu bavuze ngo urukwavu rukuze bararurya kandi ubundi urukwavu rukuze rwonka abana. yego ibi bintu tugomba si urubyiruko rukwiye gukora, abantu bose gututubikana kwawe no kubira icyuya niko kuzaguha ibyo kurya kandi uzajya ubikura nk'ibivuyemo nabwo wabiruhiye. yego kuzagera ubwo uzapfa ugasubira mu gitaka. uyu muvumo uri ku muntu wese wabyawe n'umugore. yego ase Yesu nzara ntiyamuriye akavuma umutima kuko uteza imbuto. Yesu ntiyariganya akazi ka Yosefu nawe akabaza kugira ngo abone icyo kurya. abone icyo kurya. bemera ko burya nubwo batabisobanura hari ideni yishyuriye Yosefu yari arimo. turi kumwe ntakurwanirira muri we rya Yesu. urakoze cyane mushumba. abantu banezerewe cyane ndetse hanze aho namakomeje kugenda, abo twaganiriye, abo twahuye, hari video yawe abantu bari kuvugaho. meze gute se kandi Mana yanjye? ati amafaranga ngo hari ibintu bidasengerwa, amafaranga arakorerwa ntasengerwa 100%. umwe bati nibyo 100%, abandi bati warasenze uburiki, warasenze uburiki, ahubwo warasenze ubona iki. abandi bati Imana irayatanga gute se? reka tuganirize ukuri kuzima gufatika. ukuri kuzima kuko gusenga ni byiza kuko hari umumaro bigira. ahubwo se basenga ryari, bakora ryari? ko twese dusenga dushaka amafaranga. kugezana n'uyu munsi ntabwo abantu bose bagira imyumvire imwe, ariko haricyo ushaka kubwira abantu bakuriye inzira ku murimo. amafaranga ntasengerwa, arakorerwa. abandi bakaza babaza cya kibazo bati ko bajya gusenga Imana ikababwira ngo nguhaye amafaranga, ubwo urumva itayatanga? araryama akaza cyangwa aragenda agakora. reka nkubwize ukuri inshuti yanjye, niba hari abantu uyu munsi bakagombye kuba ari abakire, ni abantu biriza ubusa basenga bayasaba, ahubwo nibo bakene kuruta ujya gukora. kuko igihe nemera gusenga ugasaba imbaraga zikujyana kuyakorera n'umugisha mu byo ukora. ariko wimbwira ngo uzapfuka muhumirize ngo arakorerwa complete. narese Imana iratubura, wayakura mu kirere se? hari ibintu abantu ubundi urabona, uyu ni umwuka w'ubunebwe, ni umwuka abazungu badushyizemo n'abanyamasengesho bacitse intege baratubeshya. kuko nzi neza ko wazindukiye ku ndege n'uwazindukiye mu butayu uri burarariye n'uwe. ariko Imana ngo iragabura. usubiza ibyo bintu byanyu n'uwagiye ku ndege. kamubwiza ukuri, hari ikiganiro ngiye kuvuga ngo ko giye tutegura amasengesho. nta kibazo. yego ndashaka mva bino bintu. uwagiye ku ndege akabona ikiraka mu yede n'ibingahe? ni 7. wagiye ku musozi gusenga bimanukana iki? arategereza bamuha. yego uziba guha ryari?
ari uri ku musozi n'uri mu kazi ninde ufite ikirengero cyo kurya? uri mu kazi kuko azi ibyo ari bugire. Bibiliya nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Yego. Ibintu byo kumbwira ngo uraryama, niba hari abantu bafite ibibazo, kwishyura amazu byananiye, gukora byananiye kenshi, ngiye mvuga ririya jambo urumva twe ba motivate tukwereka ibintu by'ukuri. Jere ufite experience agiye. Ntandukanye n'uvuga aryamye kugira ngo adefande ubunebwe afite mu buriri. Cakira Imana ibahaye amafaranga. Bariya niba abantu babeshya abantu ngira yaguhaye n'utwo bafite bakatubambura. Ariko nzi kumwe ati dusenge tunafa. Narasenze nenda kuvaho uruhu. Ntacyo wabonye. Ariko mu gihe ntangiye gutekereza gukora rya jambo ngo nzaho umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Yes. Nubwo ryagiye mu bikorwa cyane rwose. None Imana ikanakwirukanaho za karande n'inyatsi n'imivumo byakuzengurukagaho. Harimo umuntu utekereza ko ari ukuvuga nabi Imana kandi Imana ishobora byose, ariko ntabwo bashaka kumva ukuri kw'ibintu n'uburyo bikurikirana. None nakubaje ikibazo aho kiri kimwe mubwire, abantu bose uzumva barwanya ukuri ni uko batari mu kuri. Abantu bose barwanya ukuri nuko batari mu kuri. Yes. Bibiliya iravuga ngo dore ikibira mugende muteme. Bibiliya tudakora ntakagire gute? Ntakarye. Ntekereza ko ntabwo wasenga. Erangere iti gututubikana kwawe niko kuzaguhesha umutsima. Bajye bibuka amagambo navuze ngo imivumo ine ku isi itagipfa guhinduka. Yego. Ihindurwa n'ibitangaza no gukora. Ibyo narabikubwiye. Yego. Ariyo mpamvu abantu bahakana karande n'imivumo jye sindi kumwe nabo. Nk'ubu ijambo umuvumo ryanditswe inshuro 22 mu isezerano rya kera. Mu isezerano rishya ryanditswe rimwe mu Bagalati ikaba inshuro 23. Urumva ko ikintu gisubiyemo kenshi. None urumva narabwiye ni hari imivumo ine bayita ngo ni general curses. Ubwo ni imivumo rusange. Abantu bose aho wava ukagera, aho wakwicara, uko watekereza. Ni ijambo riba mu itangiriro. Ibi bintu ndagira mvuge gukora babyumve. Yego, kuko nibyo turiho, kuko abantu bagomba guhumuka bakamenya uburyo basenga, amafaranga barayasengera, bayakorera ryari, Imana itanga umugisha w'amafaranga ryari. Nuko wawungutse ugatanga n'ibyacu n'ibindi byose. Buriya impamvu ugiye nshaka ko tunabwa nuko turi gutegura the 14 days of deliverance from bondage and evil art. Ubwo ni amasengesho y'iminsi 40 yo ku 14 iminsi 14 yo kubohoka ku migozi ya karande n'ibicaniro bibi. Kubera ko tugiye kwinjira mu kwezi kwa 7, tugiye mu gihembwe kibi. Kwezi kwa 7, ukwa 8, ukwa 9 kugera mu kwa 10 n'amezi utazi ubwenge. Nk'ubu ugiye kubyinjiramo ari muri crise, kuyisohokamo azashwanyuka. Nanone ubyinjizamo imbaraga Imana ameze neza, araza kubaho. Haleluya. Kuko biteye ubwoba kandi niko Imana yanegetse. Njya kubwira abantu ngo narose gutya. Oya, ari ibintu ntajya mvuga kubera aho ntagomba kubivuga nyine. Yego. No kuvuga ko Imana yeze iki ntago nzuvuga Imana nyine urumva ndashaka ibintu tubiganira. The four major cyangwa the four iri major cyangwa iri nini curses ku muntu wese. Ubwo ni imivumo ku muntu wese. Uwari we wese uri ku isi. Itari yo muri famille. Ititaye aho turutse, ititaye aho uvuka. Uvutse gusuriho. Ni amagambo. Imana ihana inzoka na Adamu na Eva. Yego. Bice 3 umurongo w'8. Byitangirira. Reka dusenga Imana tubyinjire. Amen.
Mana data wa twese uhoraho, Mana y'imbaraga, Mana y'ubutware, mu izina rifite ubushobozi n'ubuhanga n'ubumenyi, turi imbere y'ubwiza bwawe kano kanya, njye n'umugaragu wawe n'abandi dukorana mwami, tugira ngo tuzamure kino cyigisho, kuko data muri iyi si hari abavuga bimwe abandi bakavuga ibindi ku nyungu za buri muntu, ku gihe cya buri muntu, ariko data ijambo ryarambwiye ngo wowe wagenewe ubwami azabubona. Nyemerera dutsinde imbaraga z'abadayimoni n'imyuka mibi y'uburyo bwose, kandi mwami twemerere mu minsi dutegura mu cyumweru gitaha 14 days of deliverance from bondage and the evil altar, uzabane natwe mwami by'umwe cumi yo kubohoka ingoyi, imigozi, amagambo, amarozi n'intambara databuja, no kuva ku bicaniro bibi by'ubukene, by'ubutindi, by'inzara, byo gupfusha, gupfakara, kurwara, kubura amahoro, byo byose data dushobora kubana natwe, ngaho dushyigikire kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Nyamara amasengesho azaba aryoshye. Yego. Kandi jyewe sinzi ibyo ari byo, ariko Imana ibishatse, ariko ubu ngerageza bariya n'Imana haryo ubundi ubwo nako bano banyumva babishatse bikabaza ku mutima, bakambaza ikibura kugira ngo bambone amaso ku maso, nta kibabwira, kuko ibikenewe byinshi narabigerageje, hasigaye ikintu kimwe cyonyine n'akandi kantu kamwe, ibisigaye interineti iri nk'amaka byose birakamirira hari imbo n'amayekara arahari, ikintu cyose kirateguwe, ariko abantu bakeneye kubona ngo baganire, mbasengere babibone, aho nshaka ko bakira ku mugaragaro. Yego. So rero twihuse cyane, sorry inshuti yanjye nkunda disi ngo yarwaje, muraho neza, ntabwo duherukanye, mumeze gute? Narwaje umugore kanseri, nabaye nk'ucanganyikiwe, ubu Imana izamukiza ndabyizeye. Komera nshuti yanjye, kandi yari amaze no gupfusha umuntu wo muri famiye. Imana imworohereze, ariko ugiye kubisengera. So urumva rero ikintu kiburaho ni kitagize bashatse twavugana, wenda kugira ngo abantu bajye bazakurikira aya masengesho cyangwa se no mu bindi bihe, habura ikintu bita video mixer. Ubwo ni akuma kagurwa kugira ngo gahuze abasengerwa nawe no kurekara, kugira ngo ibintu bijye bigenda neza, buri wese agaragara online nyine bigaragara. Kandi mba mbikeneye, kuko hari umuntu twasanganye mu gitondo aramubwira ngo adukurikiye imyaka 2 atavuga, yicecekeye, yandika. barahari benshi bakurikira. Natari iri jambo rero twarimo dusoma, bumva imirindi witeka, ntabwo ushaka gutinda cyane. Kaduhere ku murongo twumva. Uwiteka, murongo wa 14 bice by'itangiriro, Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti, kuba ukora ibyo, kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Kandi Uwiteka ya mivumo ngiye kubwira inzoka, tuyire ko nta nzoka dufite hano hafi. Yego. Izo ni kazi kazo, birayireba. Yego. Gusa utayikubise umutwe ntipfa, ariko nawe mu kintu cya mbere yisha umutwe wayo, kuko izi ko ariko gupfa kwayo. Imana niko yavuze. Reka twigire ku bantu bacu. Kandi Uwiteka Imana abwira uwo mugore ati, kugwiza nzagwiza umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara abana ubabara. Cyo ni icya mbere. General Cases, imivumo rusange ku muntu wese wavutse. Kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, nawe azagutwara. Tuganire nk'abagabo. Yego.
nk'abantu ijambo ry'Imana mujya mumbwira ngo turi byaremwe bicyanga muri Kristo Yesu birahindutse, ibyo byanyu by'imivumo ngo n'ibyari tari ngo n'ubuteka mutwe ngo bakavuga ibintu byinshi ukabihorera. yego. None ndagira ngo mbarize abarokore, iki gise n'uyu munsi ntacyo bumva. none se iyo basenze ntikivaho, kuki badasenga ngo kiveho? nyine kuki kitavaho? ubu umukire umukene ubikene ubwo abazungu batangiye za systeme yo gutera ikinya bakaneterariza uruhande rwo hasi, ariko n'ubundi wabyara ni hahandi ububabare uzabwumva nyuma yo kubyara. hari abo bongera, hari abo bagira gute, hari ibyo bakora barabizi, hari abo bashyira mu bitazavantuze, ntabwo nshaka kubivuga byose, ariko yaba umurokore yaba ukijwe udasenga n'udasenga byonyine na mbere yuko kubyara byara uzi gutwita ukuntu bivuna. General cases rusange ku muntu wavutse wese. none umbwira gute ko Imana kitayo niba ukuyeho uwabyaye bwa mbere byagenze gute? uyu munsi bimeze bite? Sikara abantu baba badashaka kumva ukuri. Kutakumva nuko bafite amana. Narakubwiye ngo nta musazi wemera ko yasaze. N'umukene akubwira impamvu akenye ati ni ukubera ko ibiciro byazamutse. Ariko nambye tazamuka ntacyo yari afite. Ibi ni umwuka wa sekibi wo kujijisha no guheza abantu mu mwijima. Kabiri, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe nawe azagutwara, kandi nawe azagutwara. Ibi mbikubwiza ukuri, hazaho feminisme, hazaho uburenganzira bw'abagore, hazaho uburinganire, byanga byakunda kwifuza k'umugore kurangirira ku mugabo. Imana yabivuze. Kandi umugabo aragutwara. Ube warize utwarwa n'utarize. Uzatwarwa. Ko nyine niwe gukura iwanyu, si wowe umukura iwabo. Niyo mpamvu agutwara. Ubu ukora akazi kameze gute imbere y'urunamo, kandi kwifuza kwawe kuzarangirira kuri we. Ntabwo nshatse kudebata iryo jambo. Burya ikatubwiza abantu kuri guhari. Abagore bifuza abagabo bati wagize uko ungenza. Abagabo bashobora kubabwira ngo yego tubitegure ni bake cyane. Yego. Ariko umugabo abishatse nta kintu washyira. N'agatuza yagashyira. Nabo abantu bashobora gukoresha abantu imibonano batabishaka. Abagore. Ariko nta mugore wakoresha imibonano batabishaka. Kuko kwifuza kuzaguma kuri we. None nibariza abanyamwuka n'abahanuzi n'abavuga mu ndimi n'abakora gute, nta bisebe kibaho. Ntago mukibyara mubabaye. Umugabo nta gucura bufuni na buhoro akakugira uko ashaka. Umugabo nta gusambana naho wajya. Usibye amategeko yagiye ahinduka. Ubundi umugore yari asset. Assets. Iki nabwo ni igikoresho. Ari umutungo. Umutungo w'umugabo. Hari icyo bita assets and liability. Kireka warize contabilité no wabimenya. Hari umutungo. Ako turashima amareta menshi. Umugore si ikintu ahubwo ni umuntu kandi n'umuntu. Ntabwo ari umutungo ahubwo nawe afite ubwo burenganzira. Ariko yabugira atabugira. Kwifuza. Ibyo se ko hari abasenga, none nkubaze n'ijambo rimwe, banasengana n'abagabo babo, ariko igise kirahagarara. Ose umuvumo. Ibeshye se ujya ahantu udasabye uruhushya umugabo. Umugabo wagusaba uruhe, kakubwira ati ndahagurutse ndigende. Tusigiye ati ntukambaze ubusa. Umugore se yabwira ngo ntumbaze ubusa ndagiye. Gataha mu Rwanda. Erega ikibazo cya mbere batanazi ni muba mwarubakanye inzu. Wayijemo yuzuye. Hari facts nyinshi zituma ubura bwa burenganzira iyo ari umuntu udakijijwe. Ndagira ngo twumve wa muvumo. Umuvumo yego. Warabona nuko yenda namwe mutaragira. Ashobora kubwira hagiye ariko atari na hagiye. Ariko umugore asaba uruhushya buri.
umugore avuga ngo tujye kuryama burije, ntabwo mbizi. umugabo ati muzimye televiziyo mwese kuryama hamwe n'abana bakagira gute, kuryama. kwifuza gutwarwa urabihakana bishingiye ku ki? Twamanutse uwo si umugore. Yego. Adamu iramubwira iti ndagira ngo duhuze n'aya mafaranga. Ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. None uyu munsi turashyiramo kugira ngo weze uruboga n'imborera, ifumbire mvaruganda. Washyiramo ifumbire mvaruganda wazazirya zikagutera indwara zidasanzwe. Ibyo ko bitavuye ubutaka bwaravumwe. Uyu munsi kugira ngo weze uragomba gufumbira imborera, ushyiraho n'imva ruganda, babyita ngo ni engrais chimique. Tekereza noneho kugira ngo ubutaka bwere bisabe ko dushyiramo ifumbire mvaruganda. Uzaniye ubutaka kuvumwa. Ngaho ndebera uku kwa gatanu twabonye imvura, wabeshya ngo uno mwaka wa 2026 hari itumba ryabayeho. Warangiza ngo turi ibyaremwe bishya. Nyine uri ibyaremwe bishya ku cyaha, ariko ku muvumo wa karande n'iriya mivumo ino ikurikirana iracyakuri inyuma. Ushyireho n'iyiwanyu, shyiraho n'iyawe noneho wihamagariye. Impamvu twacanganye icyo. Yego. Ni biriya ntabwo ari njyewe. Ibi turwana nabyo ku rwego uvuga utari ko ndi mu biki. Uzaniye ubutaka kugira gute kuvumwa. Kandi uwo munsi hari hatarajyaho amaraso ya Beri. Icyo gihe hari hatarajyaho amaraso y'abatutsi bagize jenoside mu Rwanda, hari hatarajyaho jenoside yabaye y'abarumeni, hari hatarajyaho amaraso y'intambara z'abasilamu n'abakristo, hari hatarajyaho amaraso y'intambara ya mbere y'isi yose, hari hatarajyaho amaraso y'intambara zo kwa ba Dawidi, hari hatarajyaho amaraso y'abande ya Uriya, hari hatarajyaho amaraso y'indengane, hari hatarajyaho amaraso y'abantu benshi. Bwa butaka bunywa amaraso kubw'icyaha cy'ubwicanyi cyakomotse bagisohoka muri Edeni. Ubutaka buravumwa. None uyu munsi kuvuga ngo bamarisha inka inyama muri firigo amasaha 28, hariyo batera penicilline zivurwa nk'abantu indwara ziraza. Uzaniye ubutaka kugira gute? Noneho reba amaraso ari manywa, reba ubutaka amaraso ari manywa uyu munsi. Reba ibyo muri Congo, South Africa, muri bya apartheid, reba intambara zo muri Afurika, reba ibibazo, reba amaraso y'abana b'Imana ari manyobwa. N'ubu butaka buzera ryari? Ko mbona Yesu ujya gutekereza byinshi. Ubwo ndi kubikurura uburyo umuvumo uba warinjiye. Jewe nzi umuntu wanze guhinga umurima w'iwabo kuko ariho biciye famiye zose. Avuga ati ntabwo natera ibishyimbo ngo nzabirye kuko hano amaraso y'abanjye bari umurima arawureka, cyakora buteramo indabo. Yego. None ubutaka bugize gute? Urashyiramo imvaruganda. Niyo mpamvu uyu munsi amakanseri, amadiyabete, ibisebe byo mu gifu ni ibiryo uriye ari kuriye bigize gute? Arakana duturanye kari mu kigero cy'imyaka, ni impanga, ariko umwe niwe wafashwe. Ni impanga z'abahungu n'abakobwa, umuhungu niwe wafashwe. Nahuye na mama we mbona bambaye neza bari kugenda, abwira se kusohokanye umwe undi ari ku ishuri, ariko uyu nguyu ngiye kureba ikibazo afite kuko ari kunyaragura nkabona ntibisanzwe, ngiye kureba bamupime. Aragenda baramupimisha, kongera kuza guhura ambwira ngo bamuhaye ibitaro, ngo bamusanzeho diabete nimba ari type 2. Hari umwana w'imyaka 10. Ubwo se yahuriye n'isukari. Nyine ni ikibazo. Aho yanyoye inzoga heza. Ubwo se ngo stress afite niyi. Ibaza umwana imyaka iri gutangira niba hari ikintu kideranje ubuzima, diabete. Kuko isukari zamuka utabizi. Uzaniye ubutaka kugira gute? Kuvumwa. Ndebera urahinga ntacyo usarura, ukongeramo ifumbire mvaruganda, abantu bakirengagiza bino bintu.
ikindi cya kabiri, iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira. aho ngaho rero hasubizwe ba bandi bavuga ko amafaranga asengerwa. kasubiremo, uzajya usubizwamo, uzajya urya ibibuvamo ubanje kubiruhira. Mu murongo wa 17, uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ubanje ugombye kubiruhira. reba neza, ubwo uri gusoma neza, Reba muri telefone yawe cyangwa ubanje kubisengera. ashwi kubigira gute? Kubisengera, Kubiruhira. oya, kubisengera. Nukuri haranditse ngo uzaniye ubutaka kuvumwa, kandi iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira. harimo abantu babayeho neza rero babanza kubisengera. Sawa nibarya, ariko none ari icyo bashaka, ari icyo bahawe n'abandi. Njya nkunda icyongereza, havuga ngo shall not eat of it, cast is the ground for your sake, in sorrow shall eat of it all the day of your life. It is sorrow, babaro, agahinda, ugombye kubiruhira. Ntabwo ndarangiza uwo muvumo. Buzajya bumeramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka, kuko ari wowe wakuye. Uri umukungugu, umukungugu niho uzasubira. Kuki batatubwira? Hari ibintu nyine badukuraho, batubwire, batwigishe nka bariya batukana, bavuga ati uyu murongo bawusome, atasigaye dusengere ubuzima nk'uko wabivuze, dusengere Imana iduha imbaraga zo kugira ngo dututubikane, ibintu bigende neza, dufite ubuzima buzima, utarwaye, udahuye n'ibindi bibazo by'ubuzima, ufite imbaraga, kugira ngo upagase ufite imbaraga. In the sweat of your face shall they eat bread till you return to ground, for out waste taken, for dust out to dust shall return. Gututubikana icyunzwe cyawe nicyo kizaguhesha cyo kurya. Hari ijambo waruvuze, impamvu amadini atavuga bino bintu, ntago babona amaturo n'amafaranga, kandi umuntu ashinga idini ku nyungu runaka mutazi. Sindi umurevera se, sindi umushumba se, kuki ntashinze idini ifite ibisabwa byose? Nanjye aya magambo sinayigisha. Usugira ngo waba wohereje abantu mu kazi kuruta kubahamagara mu rusengero, kandi urabakeneye mu rusengero, kandi ukeneye kubabwira amagambo atuma bikoramo, bazamura ubuzima bwawe bwabo bumanuke. ngira ngo nabohereza mu kazi bakazaza nyuma bamaze kuva mu kazi. Tubyihorere se, kutari amadini agira amabanga menshi yanjye, tubyihorere. Niyo mpamvu Yesu yanavuze ngo muzinduka mu bihanamanga, mujya mu bihuru mushaka bo muhindura, ngo ariko uwo muhinduye azara umwana wa Gihenomu inkubwe ebyiri kuruta mwebwe. Uwo muhinduye azara umwana wa Gihenomu kuruta mwe. Ahandi aravuga ngo mwinjiye mu rusengero ntimwajya nko murarukinga, ngo ariko dore indaya n'abasinzi n'abasambanyi bazabatanga ijuru. Kuko ushinga idini afite ibintu yubaka, agenda bizi ibyo nkubwiye, kuko nizi icyo bita church arts and design.
ibyo abandi biga muri theology ngo ni church planting, ariko church planting mu design na arts n'ubugeni muri byo ndabizi cyane. Buri yimbwiye ngo nigira itorero ryanyu impamvu rigwa, mpita nza kabiri ngahita nkora shema ngahita mbyuza ngwana okay kugira ngo uri design icyo twita design arts and design church. Ngo ndikwereka muri administration nkarikwereka mu byo kuyobora mu mwuka, nta kintu wambeshya buri nabiretse mbizi kuko hari icyo nshaka ku Mana yanjye. Urubyiruko rukora amaboko mu mufuka rukore noti n'urubyiruko abantu bose. Ese ubundi bwo tuvuga nk'urugero nk'ubu mbere yuko dutangira tunyoya agacyayi, yego si nk'urugero ngo haye yego dufasha ka petit déjeuner ngo tugire imbaraga. None mu myaka yanjye y'ubusaza nzajye gutera hejuru abakwe n'abakazana cyangwa nagombye gushyigikira abana banjye? Uyu munsi rero byaracuramye, umuntu asigaye asaza akaba umutwaro wabo yabyaye agatangira kwanduranya kuruta uko yagombye ati bana banjye ati umubyeyi ati mufate yanka mushyirira abana bakuzana amafaranga uti muyihorera amazu yanjye arishura. Wasangaga basogokora avuga ati abana abuzukura banjye, ariko uyu munsi mukame mubashyira abana kuko bararushye. Ariko uyu munsi ahubwo bana nta mata mperutse, mucaka igitoki cyiza mushyire umukazana wanjye. Niyo mpamvu bavuze ngo urukwavu rukuze bararurya kandi ubundi urukwavu rukuze rwonka abana. Yego ibi bintu tugomba si urubyiruko rukwiye gukora, abantu bose gututubikana kwawe no kubira icyuya niko kuzaguha ibyo kurya, kandi uzajya ubikura nk'ibivuyemo nabwo wabiruhiye. Yego kuzagera ubwo uzapfa ugasubira mu gitaka. Uyu muvumo uri ku muntu wese wabyawe n'umugore. Yego ase Yesu nzarawe ntiyamuriye akavuma umutima kuko uteza imbuto. Yesu ntiyariganya akazi ka Yosefu nawe akabaza kugira ngo abone icyo kurya. Abone icyo kurya. Bemera ko burya nubwo batabisobanura hari ideni yishyuriye Yosefu yari arimo, yari amazemo igihe atishyura. Ko yapfuye atabitunganije. Rero ndagira ngo abantu banitegura amasengesho turi gutegura muri kiriya cyumweru. Amasengesho y'iminsi 14. Rwose ndi kubaha igihe bitonde bitegure bizaba bigenda neza. Urumva ahantu amagambo barayumvise. Tubonye abagore kari ibintu bingahe? Ibintu 3 kubyaro babaye no gusubira bavuna buryo. Anyumva neza ndagukurikiye. Kwifuza kugarukira ku umugabo akamutwara igeze ku mugabo iyo ikitanze gututubikana uzaniye ubutaka kuvumwa kuko gututubikana kwawe uzaniye ubutaka kuvumwa iminsi yose iyo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira. Hagara kubisengera akaba kumvise. Yego buzajya bumeramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga no zo mu murima. 9 gututubikana ko mu maso hawe niho hazaguhahesha umutsima. Uzarebe turi mu kazi tubira icyuya mu maso cyane. Tubira icyuya rwose. Ibi nabyo no gututubikana wagacwawe. Gututubikana ko maso nako zaguhesha umugisha urinde ugeza ubwo uzasubira mu butaka kuko ari bwo wakuwemo uri umukungu. Niyo mpamvu iyo dushyingura tuyora ibitaka hejuru y'imva. Igitaka gisubiye hehe? Mu gitaka. Iyi mivumo ntigihinduka, ihindurwa n'abantu bazi gusenga amasengesho ariyo tugiye gutegura ukabicamo. Wamara kurobora kino kirere kimeze neza, ariko kuba byarabo wapi ntibikunda. No gushaka amafaranga nabyo uzatutubikana nabyo ntibikunda.
none se ugira ngo wagiye kurangura mu ndege arasinzira? Uzi imbeho yo mu ndege? Wajya mu Bushinwa kangaho ushaje? Uzi kurira indege gutega kubona amaviza, uzi gututubikana abacuruzi kuba ari faranga, ukuntu bazinduka mva please. Uzareba abagore bageze mu za Nyabugogo sangaye saa 9 ntago bakeneye gupfumbata abagabo mu gitondo se, akemera akajugunya kiringita, akajugunya umugabo, akajugunya abana kugira ngo agire icyo cyubura spiro, kandi yashakana mukubita hasi. Wowe uraho ngo haleluya, ukajya wikora ku mabere n'ahantu hose ushaka ngo warahamagaye, barakubeshya gututubikana. Noneho ikintu giteye ubwoba uyu munsi wa none, n'abagore basigaye batutubikana cyane. Ashyireho kubyara, ashyireho gutwita, ashyireho gutegekwa, anatutubikana, ashaka umugati. Reba ukuntu abantu twasaze dushaka amafaranga. Undi nawe ati yasengere birakunda. Niyongere mbisubiremo, amafaranga ntasengerwa. Nuyasengera uzarinda upfa ntayo ubonye. Ahubwo Imana iguha imbaraga zo gushaka amafaranga. Amen. Ikaguha n'umugisha w'icyerekezo kizima. Ariko umugisha nawe yego ugutera kugira gute? Gututubikana. Abonye ukuntu abantu babyiganira amasoko cyane. Kuba engineer biroroshye. Nese wapfa kubibona gutyo gusa utapigana. Ubu cameraman gutyo ukagira amashusho meza, byagutwaye umwanya ungana iki? 5 years. Ubu urasinzira byo. Ibintu bishyashya biri kuza utabikurikiranye uratakara. None video z'umwaka kugira ngo ushobora gusa n'izuyu munsi wa none, duhora twiga dututubikana tuvunika hamwe, badusaba kuryama saa 3. Ninde ubishobora? Ntago bikunda. Umuntu abyuka gikeneye gusinzira cyane, kubera gututubikana no guhibikana no kuzapfa ugasubira mu gitaka utabirangije. Kuki abantu batagera ku rwego bumva ibi bintu? Yego, bagomba kubyumva. Ikintu usengera ni ubugingo. Ubundi usengera ubugingo, ugasengera ubuzima kugira ngo ubashe kubaho. Yego, ibindi byose birakorerwa. Amen. Ibindi byose ni amahame. Ngira ngo tubyumvikanyeho. Bitegura amasengesho. Yego, mu Kinyarwanda ni uguca imigozi yabaziritse no gusenya karande no gukuraho ibicaniro bibagendaho bituma badatera imbere mu buzima. Tuzakora iminsi 14 kandi numva tuzakora live. Imana niduha ubwo buryo turimo turabusengera. Yego, mwabwo umugisha n'Imana.